tumuzi cyane nka Rocky Kimomo, Rocky Kirabiranya hano mu gihugu cy'iwacu mu Rwanda. Ni umusore wigaruriye imitima y'abatari bake, ni umusore wigaruriye imitima y'Abanyarwanda benshi cyane bitewe n'umurimo akora, umurimo ukundwa n'abantu benshi, haba abana, abakuru ndetse n'abasaza. Bityo bigatuma rero yaraje kuba yakwigarurira imitima y'abatari bakeya, aho ugenda utambuka ukumva bari kumuvuga. Umuntu ukunzwe cyane, ni umusore wigaruriye imitima y'abatari bake hano mu Rwanda iwacu, bitewe n'uburyo akoramo umwuga we, ubona ko ari ibintu akora abizi neza cyane, ubona ko ari impano afite atari impano ashakisha. Rero nibyo byaje gutuma aza gukundwa cyane. Niba rero tugiye kuba twagaruka hano mu kiganiro tugiye kubabwira muri iyi nkuru turi kubabwira aka kanya, nk'uko mwabibonye kuri kava y'iyi video, ni inkuru ishimishije, ni inkuru twifuje kuza ngo tubabwire. Niyo mpamvu tugusaba wowe rero uri kudukurikira muri uyu mwanya ukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru tugenda tubagezaho, inkuru zigiye zitandukanye, inkuru ziba zigezweho hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze yarwo. Uyu Rocky rero Kirabiranya, uyu Rocky Kimomo turamuzi cyane, kandi nawe ubwe ajya abyivugira ko abamuzi batamugiranya. Nibyo koko, ni umusore ukora ibintu neza, ni umusore ukunzwe, ndetse n'umusore bivuga ko ari no ku mwanya wa mbere mu mwuga akora, mu mwuga we wo gusobanura filime. Kandi kuko nibyo, kuko byemejwe ko mu bantu basobanura filime hano mu Rwanda iwacu, Rocky aza ku mwanya wa mbere, ndetse filime zose asohoye arizo filime ziba ziri gutrendinga cyane, arizo filime ziba zikunzwe hano mu Rwanda hose. Rero uyu Rocky Kimomo tumuzi cyane mu gace abarizwamo hariya mu mujyi wa Kigali, ahazwi nko muri Gatsata. Birazwi cyane ko ariho abarizwa, aho byaje gukwirakwira mu Rwanda hose, aho cyane cyane mu mujyi wa Kigali bizwi ko muri Gatsata ariho kwa Rocky. Ni ibintu byaje kuba byakwirakwira bitewe n'uburyo yagiye abyamaza cyane cyane muri filime, cyangwa se bitewe n'uburyo ari we muntu wamamaye uturuka muri ako gace. Rero bikaba byaraje no kuba byamwitirirwa ko ari we uzwi muri ako gace, cyangwa se ako gace kakamwitirirwa. Ni ibintu bigenda bikwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ariko twashatse kubabwira cyane uburyo uyu musore Rocky Kimomo ari umuntu ukomeye cyane, by'umwihariko muri sinema cyangwa se entertainment, mu bintu by'imyidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tumuzi cyane mu mafilime agiye atandukanye, amafilime yagiye asohora akunzwe cyane, amafilime abantu batari bake twaje kuba twakunda, bitewe n'uko ari Rocky wayasobanuye, cyangwa se bitewe n'uko ari umusobanuzi bivuga ko ubifitemo ubunararibonye, uba warayasobanuye, bityo bigatuma tuza gukunda amafilime agiye aba atandukanye yagiye asobanura. Tubibona cyane mu mafilime aba ari gutrendinga mu minsi ya none, nka Squid Game. Squid Game ni season iri gutrendinga, cyangwa se ni filime yakunzwe ku isi hose, by'umwihariko ndavuga hano mu Rwanda uburyo yakunze cyane 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 bitewe n'uburyo izwi nk'uko ari Rocky wayisobanuye. Rero uyu ni Rocky Kimomo, uyu ni Rocky Kirabiranya. Ariko mbere y'uko tubabwira inkuru iri kuvugwa, inkuru ishimishije, ni inkuru yatunguye abatari bakeya, Abanyarwanda bose, by'umwihariko abasitari benshi byabatunguye. Ni ibintu bajya bavugaho ibintu bigiye bitandukanye bitewe n'uburyo ari ibintu bidasanzwe. Ni inkuru rero yari yashatswe kugira prive, ariko ntabwo byaje gukunda, kuko twaje kuba twayibona, tuvuga ngo namwe mukoresha urubuga rwa YouTube tubashe gushaka uburyo tuyibagezaho gatanu kandi. Niyo mpamvu rero icyo tugusaba ari ugukanda subscribe kugira ngo utajya ucikwa amakuru aba akigezweho, amakuru aba yizewe, aba akivugwa hano mu Rwanda iwacu. Ariko mbere y'uko dukomeza, twifuje kubabwira amwe mu mateka y'uyu Rocky Kimomo, mbere y'uko tuza kubabwira byinshi, by'umwihariko ku nkuru, kuri inkuru iri kuvugwa, inkuru utasanga ahandi, inkuru utasanga ku zindi miyoboro zigiye zitandukanye atari hano kuri trending news. Rero nk'uko tumuzi nka Rocky Kimomo cyangwa se Rocky Kirabiranya, amazina ye nyakuri, ndavuga amazina yahawe n'ababyeyi, ni Mariko Uwizeyimana. Tukaba tubizi neza ko yakuriye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko hariya muri Muhima, ubwo ndavuga muri Gatsata. Akaba ariho yakuriye, akaba ariho naho yarerewe, kugeza ubu ngubu akaba ari naho abarizwa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe, ubwo ni muri Mutarama, tariki ya mbere niho yaje kuba yavuka, kandi kugeza ku munsi wa none akaba afite imyaka 33. Yaje kwamamara cyane, bivugwa ko ari no ku rutonde mu bantu bavutse muri icyo gihe, ari we cyamamare mu bantu bavukiye rimwe, by'umwihariko hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kavuga ko yatangiye umwuga we mu mwaka w'ibihumbi 2015, ariho yatangiye umwuga wo gusobanura filime mu bizwi nka
film interpreter mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu niho yazanye filime z'amahanga mu gihugu cy'u Rwanda kandi byaramuhiriye cyane, agenda yamamara, agenda aba icyamamare buri uko bwije n'uko bukeye, aho byageze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ahabwa igikombe kizwi nka film interpreter muri sinema nyarwanda cyangwa se mu bizwi nka Made in Rwanda Award. Ubwo hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda niho yaje kuba yahabwa iki gikombe nk'umusobanuzi w'umwaka cyangwa se filime interpreter. Uyu Rock Kimomo rero byagiye bimuhira, urugendo rwe rwarakomeje cyane. Kandi rero uyu Rocky byamuhiye cyane nk'uko turi kubivuga kandi tumuzi cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, kuri YouTube wamukurikira nko kuri Rocky Entertainment, aho akurikiranwa n'abantu benshi cyane ndetse afite n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nka Instagram, aho akurikirwa n'abantu barenga ibihumbi bitandatu. Uyu Rocky Kimomo rero azwi cyane cyane muri entertainment yo mu Rwanda nk'uko twabibabwiye, aho azwi muri music cyangwa se mu rwego rw'imiziki, aho bizwi ko yafashaga abahanzi bagiye batandukanye harimo nk'abapapa Cyangwe n'abandi bagiye batandukanye cyane cyane, ndetse bikaba bivugwa ko hari n'ibindi bikorwa remezo byo mu gihugu hagati agenda agaragaramo cyangwa se agenda yigaragazamo cyane, bizwi nka Visit Rwanda, aho afite n'ibintu ashinzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane kuba n'uruhare agenda agiramo cyangwa se n'uruhare agenda akora muri Visit Rwanda, ndavuga nk'Akagera n'ibindi bikorwa remezo byinshi bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda bikurura abakerarugendo. Rero twihuse n'inkuru twatuje kubabwira, ni inkuru iri gukwirakwira, ni inkuru ishimishije, ni inkuru ishimishije abatari bakeya hano mu Rwanda iwacu, aho ari inkuru tugiye kugaruka kuri Rock Kimomo. Rock Kimomo tumuzi cyane mu mafilime agiye atandukanye yagiye asobanura, aho abenshi mumukurikira murabizi ko ageze mu myaka irenga 30 n'ingahe, nta mugore arazana nk'uko aba ari kubyivugira, kandi aho aba avuga ko nta n'uwo azazana. Ni ibintu rero abanyarwanda bagenda bibazaho, aho bagenda bakora abantu bashaje cyangwa se abantu bakuru hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda badafite abagore. Aho rero n'uyu Rock Kimomo aho abazamo, ni ibintu abantu benshi bigenda bibatangaza bitewe n'uburyo bakoze, aho noneho by'umwihariko muri iyi minsi bagendaga bavuga ibintu bigiye bitandukanye, bavuga ko noneho batazazana abagore cyangwa se bitwaza noneho ikibazo by'umwihariko cyaje muri uyu mwaka cyo gusoresha amakwe. Rero ni ikintu cyatunguye abanyarwanda benshi cyane, bari buze kubona by'umwihariko iyi nkuru nk'uko twabwiye ko ari inkuru ubu ngubu utasanga ahandi, wasanga ahantu hakeya, harimo n'uyu muyoboro wacu wa YouTube kuri Trending News. Rero ni inkuru iri kuvuga ko uyu Rock Kimomo yaje kuba yakwerekana umukunzi we mu ijoro ryahise. Ni inkuru bashatse kugira prive cyangwa se ni inkuru batashatse ko igaragara, ariko ni ifoto yaje gukwirakwira, akaba ariyo mpamvu twayizanye cyangwa se twaje ngo tunayisesengureho tuyivugeho byinshi, namwe by'umwihariko mukunda gukoresha uyu muyoboro wa YouTube mubashe kumenya amakuru agiye atandukanye. Rero icyo twabwira uyu musore wacu cyangwa se icyo twabwira uyu musore ni ukumubwira ngo Imana izamuhire mu rugendo rusha atangire, kandi namwe nk'abanyarwanda mugende mumushyigikira cyane, kuko ni ikintu gishimishije cyane bitewe n'uburyo twumvaga ari kuvuga ko atajya mu bintu nk'ibi ngibi byo kuzana abagore, cyane cyane by'umwihariko nk'uko yabivugaga muri filime agenda asobanura, ariko ni ikintu gishimishije kuba ubu ngubu agaragaje umukunzi we ku nshuro ya mbere n'iya nyuma. Rero ni ibirori bivugwa ko byabereye hariya muri Gatsata, aho bizwi ko ariho abarizwa. Ni ibirori byari byitabiriwe n'abandi basitari benshi bagiye batandukanye, aho bari bagiye kumushyigikira. Ubu ngubu ni ibintu bigiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ni ibintu bigiye kugenda bivugwa bigiye bitandukanye, bivugwa cyane cyane ku bandi bagenzi be, byavuga ko bari mu gatebo kamwe na Rock, nabo badafite abagore kandi mu by'ukuri ari abantu bakuru. Rero ubwo icyo twababwira ni uko uyu Rock Kimomo we atakiri muri ako gatebo, ko yamaze kuvanamo ake karenge, akaba yabihamishije ku mugaragaro ubwo yerekanaga umukunzi we. Rero turagushimiye wowe twabanye, wowe dukurikiye uyu mwanya, uri umuntu w'ingenzi cyane, kandi nawe uri musha k'uyu muyoboro turagusaba gukanda subscribe kugira ngo utazagenda ucikwa n'inkuru zigiye zitandukanye, inkuru tuba tubagezaho umunsi ku wundi. Ciao ciao.